La Casa de Papel, Money Heist cyangwa se ubujura bw'amafaranga. La Casa de Papel ni filime yakiniwe muri Quebec, intara yo muri Canada, aho ni muri Amerika y'Amajyaruguru. Filime ruhererekane seri ikintu n'aba Espanyol, iburwa n'umugabo Alex Pina ku itariki ya 2 Gicurasi mwaka wa 2017. Ku itariki ya 23 Gushyingo yaje kwerekanwa ku bwambaro ku mugaragaro ku insanganyamatsiko ya Espagne Antena 3. Ku itariki ya 20 Ukuboza 2017 iza kwerekanwa mu ruganda rw'Abanyamerika rukora ibya sinema ruzwi cyane Netflix ni uruganda rwatuma izina ry'iyi filime rukimenyekanisha ku rwego rwo hejuru cyane na washingaya. Zatangajwe ku mugaragaro ko igice cyayo cya gatatu kigiye gusohoka. Uwitwa Alvaro Morte umenyeka mu bice byabanje nka Professeur yasobanuye impamvu ituma bari ku gice cyayo cya gatatu. Aragira ati abazi iyi masike ikimenyetso cyo kwihangana bazasobanukira impamvu itumye tugaruka. Umwe muri twe yarafashwe afungirwa ahantu hatazwi kandi y'ibanga. Ntabwo twifuza kugaruka aho kurifatiye mugenzi wacu. Tugomba kugira icyo dukora kandi tuzamenya ukomeye uwo ari we. Nubwo Professeur yatangaje benshi bagize amatsiko kumenya uwafashwe uwo ari we. Uwafashwe nta wundi ni umusore Miguel Herrán umenyeka mu bice byabanje nka Rio. Iyi filime La Casa de Papel ni filime Netflix ivuga ko ituze umusaruro uhagije. Izasohoka tariki 19 Nyakanga 2019. Simon Kinberg umukinnyi kandi akaba yaratunganyije iyi filime ya saga X-Men yasobanuye impamvu iyi filime itageze ku musaruro witezwe ngo yinjize amafaranga menshi muri box office y'uyu mwaka. Isomo rya X-Men Apocalypse ntabwo byakiriwe neza n'abantu benshi kubera amagambo yavuzwe n'abantu gamije gupfubya iyi filime kwakira $3,000 z'amadolari avuye muri box office y'Abanyamerika. Kuri budget yashoyemo akavuga reka kuri $200,000 z'amadolari ni igihombo gikomeye twagize. Ariko hari impamvu nyinshi zatumye iyi filime ihomba bigeze aha ngaha. Icya mbere iyi filime yanditswe mu bundi bushya bw'ifatwa ry'amashusho. Icya kabiri kandi igihe filime byateganyijwe irimo gusohoka cyasubijwe inshuro zigera muri 2 zose. Mu buryo rusange La Saga X-Men ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa icyo dushima ni uko twemera amakosa yabaye dore ko iyi filime itaje kumvwa n'abantu benshi cyane uko byari byitezwe. Kinberg yahisemo gushyira ikibazo mu nshingano ze muri ubu kwirinda ingaruka nk'izi mu mishinga izakurikira. Yari mastermind kabaka Domis n'ibizakurikira kandi ntibibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu. Keep watching. Kwibutsa ko iyi filime izasohoka tariki ya 19 Nyakanga uyu mwaka wa 2019. Haciendo mucho ruido.